ako sesa igihe cyose tumaze dukorana nta bwenge uramenya ubuse urumva nakora ibintu bitarimo inyungu ngamije kunguka iki burerega cya sare cyari inshuti yanjye ako nyine urumva nawe ntabwo inshuti na Diamond buretse umva nkubwira ikintu utazi kubaho kwimishwe simuwe z'agace ikindi kandi nimutanyitondera neza mwese nzabateza leta mwambwame muka nuko mvuze ndabona ngiye kubivamo ko bimaze kurenga umutwe wanjye. Wabishobora se? Ngo zubwo wabivamo ukajya mu bihe bindi mukobwa wanjye. Ariko siko mu minsi mikeya ari we muntu warugiye gusigara mu kazi ugakora neza nyine kubera ko urugeze mu rwego rwiza. Ariko boss nanjye mba mbona ibintu twabihagarika tukigira mu bundi bucuruzi. Asu ubucuruzi bundi burutunga budukora n'ubuye basore banjye. Ariko se ubungubu ntabwo bazakora iperereza kuri telefone yanjye bikarangira bamfashe. Aziko mwagira ngo nago ntekereza. Urabibona? Cyagiye giye mwe muravugana. Inamaze gukuraho network zose, mwe murakoresha network zanjye. Kumva? Ubwo rero undi muntu wari wese wagerageze gushaka ikintu dukuramo cyangwa amakuru runaka dukuramo. Ntabwo byakunda aramutse akoresheje itumanaho ryacu giye nabyo mu Rwanda. Niyo mpamvu se ndimo kumva ibintu birimo kuvugira kure. Cyane rwose kuko icyo gihe nandi gukoresha network iri gutangwa n'icyogajuru giherereye mu nyanja y'Ubuhinde. Nabifashijwemo n'umuhaka w'inshuti yanjye kugira ngo bamfashe gusibanganya ibimenyetso byose. Boss, ibyo bintu ntibihenze? Kuba bihenze byo birahenze. Ariko kugira ngo dufungwe twayatanga. Niyo maherezo n'ubundi. Rero ndagira ngo mwitegure. Ari umugabo witwa JP amaze gukora programme nshyashya. Ndagira ngo mukuru uko ariko kose mushoboye ugene munza niyo mashini ndayishaka kandi byihuse. Muri kunyumva neza? Yego boss, ibyo turabikora. Nikomaka ngo Kasimu yapfuye koko umvasha maze amaje no kumushyingura ye baba we kunumva bitoroshye none se nta namakuru byibuze ngo mbwire ukuntu byagenze sha ikigaragara yarozwe kandi abantu bamurozi nabahanga kuko bafashe ifoni ye basangana nimero nimwe irimo iracyari nshyashya ibi bintu nketse ubiri inyuma kandi ndakeka nibeshye ngomba gushaka icyo gukora bikiri mu maguru mashya babonye umuntu wamuhamagaye yakoresheje itumanaho ryo mu Buhinde urumva umuntu wamugira koko mfite ukuntu muzi nuko namushobora cyangwa urashaka kwiyahura ubu Kasimu koko yapfuye na gahunda twe dufitanye mana we Kasimu igendere nagukundaga sha naye mbabajwe n'ikiraka yari yaranyemereye ngomva nk'ibintu babikubabaje umuntu yapfuye none ubabajwe n'ibiraka mwe mufitanye wese kubabajwe na gahunda mwari mufitanye janda mve berese nyine numva ibintu babivugisha umuntu yapfuye ariko se boss urashaka tuzibaga sakoshi twarangiza tukiruka akose mwagiye mukoresha umutwe cyane kurenza imbaraga ntabwo mutekereza none se ubundi boss iyo programme izakora iki urashaka ko dukora ibyo bintu umva ukuntu programme imeze uvuga iyo programme yerekana abantu babakira bafite amafaranga menshi ariko batagira akazi ikaba izabira aho ngaho kugira ngo ishirishemo benshi mu bantu bafite amafaranga ariko leta itazi ngo bayakura hehe rero twebwe turahanga kugira ngo tuyihagarike kuko iyo programme niyo ufite icyo bita umutungo uri munsi y'ubutaka irabwerekana urukumva
amakuru rero mfite nuko iri buze gushyirwa hanze mu masaha 28 kandi ntabwo ngiye nshaka ko iyi program iza kujya hanze ari nacyo abo bakire batifuza nuko nyumva neza. Nose boss ubwo aho hantu niho ushaka kutwohereza ko watubwiye ko irinzwe turayibona gute? Reka rero mbere ukuntu bizaba bimeze ngiye umukire nzamwihamagarira mubwira nsohoke hanze ko ari diri nshaka gukorana nabo kubera uburinzi abafite rero bwa hatari azasohokana n'abarinzi be namwe muzabe muri aho hafi kugira ngo n'abakigera hanze ube nkaka uzatumva telefone wirukanka. Ubwo urumva ko abo barinzi ikintu bashinzwe ari kurinda umutekano wa boss ndetse n'ibintu bye bazahita bakwirukankana mu gihe bari kukwirukankana mweba biri musigaye cyane cyane wowe wize uzahita uzupurize umukire mu maso ya miti ryane tumwambura igikapu azafite muri ako kanya ukimara kukimucapura uzahita wirukanka bivuze ngo nawe wirukanse mbere ushobora kubona babarinzi benda kugufata iyo telefone uzahita uyitereka hasi wikomereze kuko iki kizaba kibazanya iyo telefone bazayifata bagira gute basubire kureba boss wabo tutagoranye bivuze ngo igikapu tuzaba twagitsindiye programme tuyifite ndetse naho ubwa wamaze kugira gute wamaze gucika icyo gihe diri zabigenze gute izabirana. Boss umva ngewe isa nubwo mpinga uyu munsi ndakwemeye pe urapanga uru wa mbere kweli. umva cyakoze nanjye ndayamanitse kabisa. None se nyuma y'ibyo byose uzayimaze iki? Hari umukire ushaka kuma miliyoni y'idolari ubwo iyo programme muba mwamaze kuyizana nzareba ukuntu namwe mbaherezaho akantu gashimishije. Ubwo rero mutangire mutekereze ukuntu muri bwitegure gahunda niyo ngiyo turasubira. Ariko Dia wowe iki muri iyi minsi ko mbona utamaze neza? Bo urebye nta kidasanzwe gusa aka kazi gatangiye kuncanga. Kazi gatangiye kugucanga. Ako se Dia ngiye nagukuye ku muhanda nkuzana mu kazi none utangiye kukinubira ngo gatangiye kugucanga. Ufite ahantu ushaka kugeza kuba bafite nakore kukajya. None se tuzaguma muri ubu buzima kugeza ryari? Ariko subayeho mu buzima bubi subiza ahubwo ni bwa budashima bwawe. Yagiye ibintu byatangiye kuzamo gupfa biba byarenze igipimo. Byareka nkubwira ikintu uzagifate mu mutwe ubuzima bwawe bwose. Wakora neza wagira neza uzapfa. Wakora nabi cyangwa ukagira nabi nabwo uzapfa. Igisubizo cyanjye rero ni iki ngiki uzapfa setu. Mbyibuze ugapfa usize inkuru nziza imusozi. Ko sizo nkuru zawe nziza iyi musozi icyo wakora cyose muri iyi si ntawe bakwitayeho. Wishyira umutima hamwe sibyo Diane?
ndabona mission yagenze neza. boss iyi miseri y'amaraso sinkubeshye. Ariko narabibabwiyeho na mbere hose ko akazi dukora ari ubwiyahuzi. Basore banjye, ubu noneho ndumva mbishimiye, ubu ndumva nabahereza icyo bita imidari. Mwakoze cyane, akazi kanyu mwagakoze neza. Ariko boss, ibi bintu ni ubwiyahuzi. Kuri iyi si nta kintu na kimwe kitari ubwiyahuzi. None se Dia, ubu kuri gusambana na buri mugabo wese uhuye nawe, nibyo wita ko atari ubwiyahuzi? Ariko boss numvisha abantu batangiye kudukeka. Ibyo byo mu byihorere mu bindekire ntibatera impungenge. Mfite ko nzabikoraho kabisa. Nyamico namubiza. Yes boss. Yes. I got the machine. Yeah, can we meet? Okay, at the midnight. Yeah, it's fine, it's fine. Don't worry, I will be there. Yes, I will be there. Okay, okay. Thanks. Ariko boss ubundi kuki abakire baba badashaka ko hari urenga ku bukire bwabo? Buriya ubukire bisobanuye imbaraga. Ubukire bisobanuye icyubahiro. Ubukire bisobanuye ubushobozi. Muri make ubukire bisobanuye ibintu byose. We byagushimisha kubona ubayeho nabi, wakabaye utunze nawe kugira ngo ibyo bintu ubyikorere. Byagushimisha kubona abandi barimo bararya neza, banywa neza, wowe aho uri urimo urasaba n'ibijumba. Muzaharanire gukira. Basore banje, ubukire ni ubuzima. Nabishimiye cyane, mwakoze cyane, ubwo akazi mwakoze. Turasubira. Sawa boss. Amatsiko kuzamuna aya mabuno yawe live. Nanjye kinshimishije nuko ngiye kugukura amacyenda cy'imbere kandi ndi no mu minsi myiza. Iravuga vuba ndumva ndi kugurumana. None se chérie, turabikora hano muri salo? Ngiye aho mfatiwe niho nivuriza. Gira vuba. Mukora ufite inyota ariko Sinkunda umuntu uvuga amagambo anjya mu matwi. Ubu si umukobwa ko ubusanze arimo arankura massage hari icyo bigutwaye? yakumasishaga umunwa se ese ubu nibwo hariya niho wari ufite amavunane? Ibyo wamashisha byose surabizi? Cyangwa urashaka njye nkwaka uburenganzira bw'ahantu ngiye kwimashisha? Gusa urakoze. Umutima wanjye naguhaye ikimbaje nuko nawe inyamaswa itaza agaciro kubabari. Umva, genda urebe mukabataho nawe ubitse hato utaza gusanga ni pusi zarawuriye. Ese ubu nibwo reka mubaza kuki muteye gutyo? Nigomwe byinshi, nange n'inshuti zanjye za hafi, nanga n'abantu kubera wowe, ariko nuhereza agaciro umwanya ngo uhinduke. Po, ushobora kurekera kubumburana mu matwi yanjye? Umutima wanjye wangije Imana izabiguhore kandi ntuzigera utuza. Ese ubu nibwo gukina amarangamutima ugira? Ubu ni se ninde wakubeshye ko nawe ugiraga? Hari umuntu wakubwiye ko ngira umutima? Mukoro,
yoherwa n'iyo ice cream wanyugutaga